Muraho neza nshuti nk'amaguru, amahoro y'Imana nadusakareho. Tubashimiye kuba mwarahisemo neza muhitamo uyu muyoboro dusangiye witwa Inkomarume. Uyu ni umwanya mwiza wo gusogongera ku mateka y'u Rwanda binyuze mu ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo, ubwiru, ubucurabwenge, insigamigani, ibisigo, ibyegeranyo ndetse n'ibitekerezo. Njye ubibategurira kandi nkanabibagezaho ndi Inkomarume yanyu. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu munsi twabateguriye amateka ashingiye ku igitero cya mbere cy'Ibunyabungo. Iki gitero ni icya 11 mu bitero bya Rwabugiri. Yagiteje ku buntu buzindu kwa Byaterana bya Makombe, umwami w'Ibunyabungo. Umugaba wacyo yari Ndibyariye. Rwabugiri yagize icyo gitekerezo cyo gutera Ubunyabungo agira ngo nabwo abwigarurire. Iyo migambi yayikomeje ari Rubengera mu Bwishaza ku Kibuye. Aza kubimenyesha abatware bafite imitwe y'ingabo, abimenyesha n'ingabo zari zagenewe guterayo. Ibyo birangiye atuma kuri Mbwana watwaraga Ijwi ngo atunganye amato yo kwambutsa ingabo. Ahaguruka i Rubengera ari kumwe n'abatware babiri, Bisangwa na Mugugu. Undi ukomeye bari kumwe ni Kabare, ariko yari ataraba umutware w'Uruyange kuko mukuru we Nyamushanja yari akiriho ataragwa mu kanwiriri. Ingabo zimwe zari zatabaye, izindi zahagurukanye nawe, ariko zari zaciye ukubiri kuko babungiraga aho amato yo kubambutsa ari. Rwabugiri we yari afite ubwe bwato, agenda anyura mu birwa byo mu Kivu agera i Bunyabungo. Yahageze ingabo zitaragerayo, ariko iza Mbwana zahise zihamusanga kuko Mbwana yari yamenye ko Rwabugiri atari kumwe n'ingabo, akamusanganiza ize zo kwijwi. Kubera imyitozo myinshi Abanyarwanda bari baramenye kurwanira mu mato. Rwabugiri aho agereye i Bunyabungo yabanje gukubitana na Rutubuka rwa Byaterana n'ingabo ze. Yari afite imitwe ibiri yaturutse kwa Mbwana, niyo yasanganiye Rutubuka n'ingabo ze. Izindi ngabo za Rwabugiri zakomeje kuza, ariko zisanga urugamba rwararemye. Iyo ntambara ibikotaniro, ariko aho bigeze Abanyabungo baraneshwa ndetse na Rutubuka agwa muri iyo ntambara. Nyuma haza indi hururu y'Abanyabungo batabara Rutubuka nabo baraneshwa. Iyo ntambara y'uwo munsi yagejeje ku mugoroba. Nijoro Rwabugiri ataramisha ingabo, abaza uburyo bakwiye gukoresha ngo batsinde Ubunyabungo. Babona ko ibyiza ari uko ingabo bazicamo imirari ibiri, umurari umwe ugatera uhereye i Bukavu, undi ugatera ku buntu buzindu aho Byaterana umwami w'Ubunyabungo yari atuye. Ngo iyo nama yatanzwe na Nyirimigabo. Koko rero aba ariko babigenza. Ingabo zimwe zihabwa amato zambukiramo zisubira mu Rwanda, zitera i Kamembe ziboneza i Bukavu. Zimaze kwambuka zikubitana n'imitwe ibiri y'Abanyabungo, uwitwa Amahembe n'uwitwa Ibirushya. Iz'i Rwanda zari Ingangurarugo n'Inshozamihigo, umugaba wazo ari Ndibyariye Yambagariye. Zihurira n'izo z'i Bunyabungo ahitwa ku Rusozi, ariko Ndibyariye yafashe igice kimwe acyohereza ahantu hitwa ku Bugote, ariho ku Nyamibwa. Icyo gice nicyo cyagombaga gutera ku buntu buzindu kwa Byaterana. Umuyobozi wabo aba Rudakemwa, aba acakiranye n'Amahembe n'Ibirusha. Abaturutse iya Bukavu umugenga wabo yari Rwanyonga. Abo barasanye n'Abanyabungo birakomera, ariko bitinze Abanyabungo baraneshwa bahunga umuhashya. Abanyarwanda bahanyaga inka nyinshi kandi barabahomerera, ariko Rwanyonga kubwe yashakaga ko batabarukana iyo minyago. Nabo abasore b'Inshozamihigo baranga, bakurikirana Abanyabungo.
babagejeje ku murago wa Rushanja, Abanyabungo barabahindukirana, ingabo z'u Rwanda zihabonera ibyago, ngo wirukana umugabo kera ukamumara ubwoba. Abanyabungo bakomeje guhunga ingabo z'u Rwanda bagana ku murago wa Rushanja. Ubwo ngo bifuzaga ko Abanyarwanda bakomeza kubakurikirana bakabageza aho hantu. Ingangurarugo n'inshozamihigo bishimiye cyane gukurikirana ababisha bakavogera igihugu cyabo, bikazamenyekana kuri shebuja no mu yindi mitwe ko bagize icyo barushije abandi. Maze aho bagereye ku murago wa Rushanja, Abanyabungo bawuhungiramo. Aho hantu ngo hari urufunzo, hari n'umurago, kandi hari n'ishyamba ku ruhande rwaho. Bahungira hose, bamwe muri ako gashyamba, abandi mu rufunzo, abandi mu murago. Abanyarwanda nabo bakomeza kubakurikirana nk'uko babimenyereye. Noneho Abanyabungo barabakuba, birahacikira, barihorera koko. Muri icyo gitero niho Rwanyonga yaguye na Ruziga rwa Sayinzoga n'abandi bo mu nshozamihigo. Reka rero inkomere zo ntizagiraga ingano. Abanyarwanda bagerageje guhunga babura aho banyura, bikomeza bityo kugeza ko bwira. Abacitse ku icumu bahunga ijoro ryose bagera kuri Ndibyariye, umugaba wabo, aho yari yasigaye ku Mbiza kwa Muhimanyi. Ariko umwe muri bo yasanze Rwabugiri, ajya kumubwira uko byabagendekeye. Amubwira n'uko Rwanyonga yababwiye ko bakwiye gutabarukana iminyago bari banyaze mu ikubitiro rya mbere bakanga. Uwo ni wa murari wateye uturutse ku Bukavu, ari wo wahuye na ya mitwe ibiri, Amahembe n'Ibirushya, mu ntambara yo ku Rusozi. Umurari wa kabiri wari wasigaye ku Bugote, ariho ku Nyamibwa. Abo nibo bateye ibwami ku Buntu Buzindu kwa Byaterana bya Makombe, ariko nabo ntibyabagendekeye neza. Byababereye bibi cyane, bituma abantu bagira Rwabugira inama yo kugaruka i Rwanda, ariko arabangira, ahubwo yoherereza Ndibyariye izindi ngabo ngo akomeze arwanye Abanyabungo. Ubwo Ndibyariye yari amaze kuva ku Mbiza ya Batoyi ajya ku Bugote aho Rwabugiri yari ari. Ingabo Rwabugiri yamwoherereje zinyurana nawe. Yari amaze kubona ko gukomeza kurwana bitagishobotse. Byaterana yateye ku Bugote Rwabugiri nta ngabo asigaranye zihagije, n'izo yanyagiragaho yari yazoherereje Ndibyariye yibwira ko yakomeza kurwana. Ahari abatasi ba Byaterana nibo baba baramumenyesheje ako gakuru ko Rwabugiri ari nta ngabo agifite zihagije. Ubwo Rwabugiri n'abo bari kumwe bake bagiye kubona, babona ingabo nyinshi zibaturutse imbere ziri kumwe na nyirazo Byaterana. Abantu bongera kubwira Rwabugiri ngo ahunge asubire mu Rwanda, ariko aranga. Babibonye batyo boshya rubanda, batwika urugo yarimo, barabimwereka bati ntiwirebera ibyo Abanyabungo bakoze? Ntubona ko bamaze kugutwikira? Ariko yanga guhunga. Byaterana n'ingabo ze bari bamaze kugera hafi. Abiru babibonye batyo bavuza ingoma cyane byo gukangisha Abanyabungo, ariko urora bari babuze ikindi bakora, bapfa gukangata batyo. Icyakora byahagaritse Byaterana n'ingabo ze, bibaza icy'izo ngoma zivugira. Hagati aho Rwabugiri yari amaze kwemera kuva mu Bunyabungo. Akigera ku Kivu ahamenyera inkuru mbi. Umuntu wari uvuye mu Rwanda amubikira umwana we witwaga Munana. Uwo mwana yari yaramubyaranye na Kanjogera, niwe Musinga akurikira. Ariko ntibamenye uko yapfuye, baramubuze, barashaka baraheba, babona ko yahotowe. Igisigo cyahimbwe icyo gihe cyitwa Bambariye inkuru Nkomati naho cyaturutse. Bavuga ko ingabo zatejwe ku Buntu Buzindu ari imitwe 7: Ingangurarugo, Abashakamba, Uruyange, Intaganzwa, Abarasa, Nyaruguru n'Abasharangabo ba Nyagahinga. Ariko rero ubwo sabo basa,
abatware b'iyo mitwe babaga bari kumwe na rubanda rutuye mu bihugu bategeka, kuko bamwe batabaranaga na ba shebuja kugira ngo babarwaneho bageze mu mazigiro. Abo nabo babaga bitwa izina ry'uwo mutwe